Dore ibintu 20 bishobora gutuma abantu batandukana n'abo bashakanye. Bisobanura impamvu, ingaruka bishobora kugira ku mubano ndetse n'inama zagufasha kubyirinda cyangwa kubivamo neza mu buryo bwubaka. Ubujura cyangwa uburiganya mu muryango. Icyo ni icyambere. Ibisobanuro cyangwa bishatse kuvuga iki? Iyo umwe mu bashakanye yiba cyangwa akora ibintu mu buriganya bwo guhisha umutungo, amafaranga cyangwa gutanga amakuru y'ibinyoma, bibangamira icyizere inama. Shyiraho umuco wo kuvugisha ukuri, guhuza ku bijyanye n'ubukungu no gusuzuma neza imikoreshereze y'umutungo wawe. Ndetse kandi hagati aho ngaho, mbere y'uko ngera ku cya kabiri, kora subscribe ku nkuru nshyashya kuri YouTube. Wowe jya kuri YouTube wandikemo inkuru nshyashya, urahita ubona kuri izi nkuru dukora. Utange subscribe, utange like, utange n'igitekerezo cyawe cyo bita komanteri, usharinge n'iyi nkuru n'abandi bayibone, ndetse kugira ngo turusheho kwaguka. Icya kabiri, ubushurashuzi, guca inyuma. Ubushurashuzi bishatse kuvuga ngo gucana inyuma. Ibisobanuro cyangwa bishatse kuvuga iki? Kuba umwe uca inyuma mugenzi we ni kimwe mu bituma urugo rusenyuka vuba. Inama: vugana ku byerekeye ibyifuzo by'imibonano. Gerageza kubaka ubucuti bukomeye ndetse mukemure ibibazo vuba bishobora gutuma umwe atangira kubura icyizere. Icya gatatu, kutumvikana bihoraho. Turaguhereza ubusobanuro cyangwa icyo bishatse kuvuga. Intonganya zidashira n'ibibazo by'urudaca bigaruka bituma umwe yumva atakishimye mu mubano. Inama rero, inama turi kukugira, menya kumva uwo mwashakanye, nimukagire icyo mwiharira. Igihe cyose jya usaba imbabazi, wumve no gutanga. Icya kane, gukubitwa cyangwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Ibisobanuro cyangwa icyo bishatse kuvuga: ihohoterwa rishingiye ku mubiri, ku marangamutima cyangwa ku mutungo, ribabaza kandi rigatera ubwoba. Inama rero cyangwa icyo tukugiraho inama: gerageza gushaka ubufasha mu mujyanama cyangwa urwego rubifitiye ububasha. Iyo bikomeje haba hakwiye gutandukana kugira ngo ubuzima bukomeze neza. Kubura urukundo cyangwa gutakaza amarangamutima. Ibisobanuro: iyo nta rukundo rugihari, akenshi haba harabaye uburangare, kugabanuka kw'amarangamutima cyangwa kutitabwaho. Inama rero: vugana ku marangamutima yanyu, komeza kugaragaza ko umukunda no gukora ibintu bimutera ibyishimo. Icya gatandatu, ubukene budashira. Ikintu cyitwa ubukene budashira bishatse kuvuga iki? Ubukene bushobora gutera stress, umujinya n'intonganya iyo budafatiwe ingamba zihamye. Inama rero cyangwa icyo tukugiraho inama: tegura neza imikoreshereze y'umutungo. Mwige uko mwateza imbere urugo binyuze mu mishinga mito. Icya karindwi, kutizerana. Ibisobanuro cyangwa icyo bishatse kuvuga: iyo umwe atagirira undi icyizere, haba ikibazo gikomeye ku mibanire, cyane cyane iyo bihoraho. Icyo kintu gishobora gutuma habaho gusenyuka k'umuryango cyangwa gusenyuka kw'ingo. Icyo tukubwiraho inama: vuga ibintu uko biri,
komeza kuba inyangamugayo kandi wirinde ibishobora gutera gushidikanya. Icya munani, kudahuza ku by'idini cyangwa imyemerere. Bishatse kuvuga iki? Itandukaniro mu myemerere rishobora gutuma hatabaho kubahana cyangwa gusigana ku byemezo bifatika. Urugero, urubyaro, imico ndetse n'imihango. Icyo twakubwiraho inama rero, muganire ku buryo mwahuza, mutekereze ku masezerano mwagiranye mu rukundo kandi mube indashyikirwa mu kubahana. Kutita ku muryango cyangwa abana, icyo ni icya 9. Icyo nacyo ni kimwe mu bishobora gutuma ingo zitaramba ndetse mwatandukana byihuse. Ibisobanuro cyangwa icyo bishatse kuvuga, iyo umwe atita ku muryango cyangwa ku nshingano ze nk'umubyeyi, bitera umubabaro no kumva ko ari wenyine. Inama rero cyangwa icyo twakubwiraho inama, shyira imbere umuryango, menya gutanga umwanya kubana no ku mugenzi wawe. Icya 10, kudahuza ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Iki nacyo ni kimwe mu bituma urugo rutaramba cyangwa rwasenyuka vuba. Ibisobanuro, imibonano mpuzabitsina ni igice gikomeye cy'urugo. Kutayubahiriza neza bitera agahinda, kwifata cyangwa gushaka aho uyishakira ahandi. Inama, muganire mu buryo bwubaka ku byerekeranye icyo mugomba gukora kugira ngo mubeho mu byishimo. Icya 11 rero gishobora gutuma urugo rutaramba cyangwa rusenyuka vuba, gukunda ibirori n'inshuti birenze urugero. Ibisobanuro cyangwa icyo bishatse kuvuga, iyo umwe ahora mu birori, mu kabari cyangwa asigaye atahatinze, byica ubufatanye bw'urugo. Inama rero cyangwa icyo twabagiraho inama, mushaka umwanya wo kuba hamwe, muganire ku mbibi z'imyitwarire idakwiye. Icya 12 rero gishobora gutuma urugo rutaramba cyangwa rudakomera, umugabo n'umugore bakaba batandukana vuba. Icyo bishatse kuvuga rero, icyo cya 12, kugendera ku babyeyi cyangwa inshuti mu byemezo byose. Ibisobanuro cyangwa icyo bishatse kuvuga, umugabo cyangwa umugore utigenga, uhora yumvira bene wabo ku byemezo, asenya urugo. Icyo twababwiraho inama rero ni iki? Icyo twabagiraho inama, hereza agaciro uwo mwashakanye kurusha abandi, mujye mufata ibyemezo mwembi. Icya 13, kudasangira igihe. Bishatse kuvuga iki? Iyo abantu batakibona umwanya wo kuganira, gusohokana cyangwa gutemberana, urukundo ruracika buhoro buhoro. Inama rero cyangwa icyo twabagiraho inama ni iki? Nubwo mwaba mukora cyane, shyiraho igihe cyanyu bwite. Umubano ukeneye kubakwa buri munsi. Icya 14, uburwayi bw'igihe kirekire butitabwaho. Ibisobanuro rero cyangwa icyo bishatse kuvuga, iyo umwe arwaye, undi ashobora kumwihunza cyangwa kumusuzugura, bikaba intandaro yo gutandukana. Inama cyangwa icyo twabagiraho n'inama ni iki? Urugo ni ukwitabarana. Urugo ni ukwitabarana. Jya uba hafi y'umugabo cyangwa umugore wawe mu bihe bigoye. 15, gufata nabi inshingano z'urugo.
ibisobanuro cyangwa bishatse kuvuga iki? Gufata nabi inshingano z'urugo ni bimwe mu bituma bimwe mu bishobora kuba byatuma urugo rusenyuka cyangwa hagati y'umugabo n'umugore batandukana vuba byihuse. Iyo umwe yirengagiza gukora ibyo ashinzwe mu rugo nko gutunganya, kurera cyangwa gutanga amafaranga, bigira ingaruka ku buzima bw'urugo. Inama rero cyangwa icyo twabagiraho inama: gira uruhare mu rugo uko ushoboye kandi mumenyere gusaranganya imirimo. Icya 16 gishobora gutuma umugabo n'umugore batandukana vuba cyangwa urugo ntirukomere cyangwa ngo rutere imbere: kwigira nyamwigendaho. Bisobanuye iki? Iyo umwe atekereza ko adakeneye undi cyangwa ahora afata ibyemezo wenyine, nta mwumvane, nta kumvikana kubaho. Ndasubiramo: iyo umwe atekereza ko adakeneye undi cyangwa ahora afata ibyemezo wenyine, nta mwumvikane, nta bwumvikane bubaho. Inama rero: menya ko urugo rusaba ubufatanye. Gira aho uganisha ubufatanye kurusha kwigira. Icya 17: ubusinzi cyangwa ibiyobyabwenge. Icyo twabasobanurira kuri iki ngiki gishobora kuba cyatuma urugo rudakomera cyangwa umugabo n'umugore bagatandukana vuba. Ubusinzi bikabije n'imikoreshereze mibi y'ibiyobyabwenge bibangamira ubuzima n'ituze ry'urugo. Icyo twabagiraho inama: shaka ubufasha. Kureka ibyo bintu bishobora gusubiza umuryango mu nzira ziza. 18: kunanirwa kubabarira. Ibisobanuro cyangwa icyo twabisobanuraho: gufata inzika no kwibuka amakosa ya kera bidindiza iterambere ry'urugo. Inama rero cyangwa icyo twabagiraho inama: menya kubabarira no gusaba imbabazi. Umubano mwiza ushingiye ku mbabazi. Icya 19 rero gishobora kuba cyatuma umugabo n'umugore batarambana cyangwa urugo rugasenyuka vuba, kiri kutubwira ngo kwigira umutware udasobanutse cyangwa kwikanyiza cyangwa gutoteza. Bishatse kuvuga iki? Kuba umugabo cyangwa umugore witwara nk'umuyobozi aho kuba umufasha bigabanya agaciro kundi. Inama cyangwa icyo twabagiraho inama: fata mugenzi wawe nk'umufatanyabikorwa, wumve ko mutangana kandi mufatanya. Icya 20 anaricyo cya nyuma: kugira ibanga rikabije cyangwa guhishanya byinshi. Bishatse kuvuga iki? Igihe cyose umwe ahora ahisha ibintu, amakuru, amafaranga, gahunda, bitera kutizerana no kumva utisanzuye. Icyo twabagiraho inama: fungura umutima, muganire kuri byose kandi mwubake icyizere kirambuye. Inama rusange rero: ushaka umwanya wo kuvugana no kumva uwo mwashakanye. Mureke gupfusha ubusa, ahubwo muganire ku bibazo mufitanye mbere yuko bikura. Mwubahane, mubabarirane kandi mureke kwifata nk'abanzi. Nimushobora, jya mubonana n'umujyanama mu mibanire, icyo bita conseillera marital. Mu gihe byananiranye, mutandukane mu mahoro aho kwicana cyangwa gukomeretsanya. Niba ushaka ko tuganira ku buryo bwo gukemura kimwe muri ibi bibazo byihariye, wambwira nkagufasha kurushaho. Wowe nta kindi ugomba gukora, uratanga igitekerezo muri komenti YouTube channel yacu, aho amagambo y'ubwenge ndetse n'ibiganiro by'ubwenge
inkuru z'urukundo, inkuru zibabaje ndetse zabayeho, zose tuzisanga ku Nkuru Nshyashya. Icyo ukora ukanda subscribe ukazajya ubona inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ugatanga like, ugatanga n'igitekerezo cyawe ukanayisharinga n'abandi, kugira ngo uyu muryango cyangwa uyu muyoboro mugari urusheho kwaguka. Gereho babibagezagaho ndi Fabien, mbakunda cyane cyane. Imana nikomeze ibandebere icyoroshye, ibahereze umugisha, ihereze umugisha buri muntu wese wakoze subscribe ndetse akaba nagiye gufata umwanya wo gusharinga iyi video, akanabagiye kuyishyira kuri status yaba ya WhatsApp cyangwa TikTok n'ahandi ku zindi mbuga.